benshi tumuzi kuri Kenisi. Ese Kenisi bisobanura iki? Kenisi bisobanura mu mazina y'atatu ariyo Gakosa Nkuriza Charles, amazina yiswe n'ababyeyi be. Kenisi nk'umunyamakuru w'umuhanga kandi w'umusesenguzi, ese urugendo rwe rw'itangazamakuru rwatangiye gute kandi ryari? Kenisi wazanye ibyo gushinga Radio One bakamuha inkwenene ni muntu ki? Kenisi afite ikipe ya Gasogi United ayobora, dore ko hari n'abamwita impuguke. Isi yavutse mu 1982 mu Kuboza, avukira Kampala muri Uganda. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kenisi Gakosa Nkuriza Charles, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Papa we yapfuye afite imyaka 7, bakaba bari mu buhungiro mu buzima butari bworoshye muri Uganda Kampala. Kenisi yemeza ko atazarya kubera impuhwe z'umuntu, ahubwo azarya kubera ko yakoze. Kenisi yize mate physique muri lycée de Kigali, nyuma akomereza muri Uganda. Kenisi yize media production mu gihe cy'amezi 6 mu ishuri ryitwa Animatrix. Kenisi yize gestion muri AUCA, yiga gestion informatique. Kenisi yize muri KIST umwaka umwe, yiga political science. Kenisi kandi yize mu Buhinde. Kenisi yize mu bijyanye n'ubutoza, byigira mu Bwongereza. Kenisi yize n'ibindi byinshi bitandukanye kandi akomeje kwiga. Kenisi ati ntabwo niga kugira ngo mbone diplome, ahubwo niga kugira ngo menye. Kenisi avuga ko umuntu w'icyitegererezo kuri wari Paul Kagame. Kenisi azi kuvuga neza indimi zirenga 10, ndetse kandi Kenisi afite akabari ke kitwa mu ijuru rya Gasogi. Kenisi niwe muntu wa mbere wakoze igitaramo kigahuza Ivona Chaka, Israel Mbonye ndetse na Bruce Melody. Kenisi niwe muntu waciye agahigo, niwe muntu wavuze amasaha menshi kuri radio, aho yavuze amasaha 17 ataruhuka, guhera saa 2 za mu gitondo ageze undi munsi saa 8:35 kuri Flash FM. Kenisi akazi ka mbere yakoze ni ukuba umuhanzi, aho yigaga mu wa 4 wayisumbuye. Kenisi imfura y'iwacu yamenyanye na Mutabaruka inshuti ye mu mwaka wa 2010, ariko batangira gukorana mu mwaka wa 2014 mu biganiro bitandukanye, aho babikora nyine kuri TV1 ndetse na Radio One bya Kenisi. Kenisi yakorana na Mutabaruka, uba wagira ngo bose ari abavandimwe, uba wagira ngo bose ni abakozi kimwe. Ngo Kenisi ati iyo ndi kumwe n'abakozi nanjye mba ndi umukozi, apana ibyo kuvuga ngo ndi boss, nanjye icyo gihe mba ndi umukozi nkabo. Ese wari uzi ko Kenisi ari we watangije show busy mu Rwanda, atangiza bwa mbere ikiganiro cyitwa Nkunda Umuziki kuri Flash FM? Kenisi ati mu buzima bwanjye sinigeze ntanga ibaruwa isaba akazi, kandi nanjye sinjya naka ibaruwa isaba akazi. Uraza nkakubaza ntushoboye iki? Mu buzima bwanjye ntabwo rwose ibyo nigeze mbikora, kandi nta n'uwo njya mbaza ibaruwa isaba akazi. Imfura y'iwacu Kenisi ati ubukene ni nk'intare, iyo utirwanye hirakurya. Imfura y'iwacu Kenisi ati ndashimira cyane Kamanzi ndetse na Kabera, baramfashije ku bintu bijyanye no gutangira radio. Ese wari uzi ko Kenisi mu gutangira Radio One yayitangiriye iwe aho yabaga Igikondo? Kenisi Gakosa Nkuriza Charles tumumenyeho n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu munyamakuru w'umuhanga nyiri TV1 na Radio One ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine Yahwiji, niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Nkanatekereza ko umeze neza, utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo nyine tujye duhora twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Gakosa Nkuriza Charles. Kenisi, urugendo rutangaje rwa Kenisi watangije radio acengana na leta itangiririwe aho yabaga Igikondo. Yamenyekanye nk'umuhanzi mu gutegura ibitaramo, ni umunyamakuru w'umuhanga mu gushakisha impano, byose bikerekanwa n'uyu Gakosa Nkuriza Charles cyangwa se Kenisi, umwe muri ba rwiyemezamirimo bamaze gutera intambwe nini cyane, kugeza ubwo atagikorera abandi ahubwo afite radio na televiziyo yishatsemo bwite. Yatangiye radio ivugira mu rugo iwe, mu buzima bwe ntarandika ibaruwa isaba akazi. Yatangiye televiziyo afite amadolari 5,000, ubu bikoresho byayo bigeze ku mafaranga menshi cyane kandi ahenze. TV1 yatangiye ikoresha kamera yitwa imbangukiragutabara. Kenisi ku myaka irenga 35 afite umugore n'abana 3 ndetse n'abandi arera, gusa ni umugabo uganira ndetse akanyuzamo agatebya, ariko akavuga adaca ibintu ku ruhande. Gakosa Nkuriza Charles izina rye rizwi na benshi. Kenisi ni umuhanzi, Kenisi ni umunyamakuru, Kenisi ni umuhanga mu kwamamaza, Kenisi ni umukinnyi wa filime n'ikinamico, Kenisi ni umuhanga mu kuyobora ibitaramo, kwandika filime ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ntiwamuvuga ngo umurondore. Kenisi niho wavuga
ntabwo ibintu byose akora ngo ubirangize ubimareyo. Iyo myuga y'uruhererekane ayikesha impano yavukanye igashyigikirwa n'ubumenyi yavomye mu ishuri. Kenisi ari umwana yakundaga gukina utuntu abantu bakavuga bati uyu ni umusazi, bati uyu mwana arakubagana cyane, nta n'uwahaga agaciro ibyo yakoraga, ariko akumva hari ikintu kimurimo kuko yashoboraga kubona umuntu akaba yamukoramo nk'umuvugo, akaba yamukinamo utuntu dusekeje. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo yigaga muri ICD Kigali mu mashuri yisumbuye nibwo yashinze ihuriro ry'abahanzi n'abaririmbyi yise The Aflight. Ibuka ko hari harimo Manase wari umucuranzi, Mico waririmbaga indirimbo zo guhimbaza Imana, Tom Close ndetse n'abandi batandukanye. Icyo gihe basubiragamo indirimbo z'abandi. Mu gitaramo cya mbere bakoze bishyuje inote y'150 by'amafaranga y'u Rwanda, baza gukora igitaramo cyujuje ICD Kigali ku buryo umwe yahembwaga hagati y'amafaranga y'u Rwanda 500 na 700. Ubuzima butangira kubaryohera dore ko byari imbogamizi kuri bo gutegura igitaramo kuko nta byuma bari bafite. Kenisi yaje kwegera inshuti yari ifite ibyuma by'umuziki ariko bishaje, ati nshobora kubibyaza umusaruro, sinzabitwarira ku buntu, wowe bintize zabibyaza amafaranga nanjye nguheho. Kandi Kenisi yanisunze Padiri Gatete wayoboraga amarushanwa y'ibigo by'amashuri, bamuha ikiraka cy'ibihumbi 50 y'amafaranga y'u Rwanda cyo gushimisha abana baturukaga imihanda yose. Kenisi ati mbaha umuziki ndabishyuza, ariko abanyeshuri binjiraga ubuntu ku buryo njya kurangiza amashuri yisumbuye ntekereza ko nari mfite akaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Aho yari mu mwaka w'ibihumbi 2002. Asoje yisumbuye, Kenisi yagiye muri Uganda gutyaza ubwenge mu bijyanye no gutegura ibiganiro, gutunganya amashusho ndetse n'ibindi. Yiyishyurira amezi 6. Kenisi yatangiye kwandika imikino yanamenyekanye cyane, harimo rya nkuru ryari ririmo Dr Runiga yubakiye ku nkuru y'ukuri y'ibyamubayeho n'umukobwa w'inshuti ye ubwo bajyaga kwivuza muganga aho kuvura indwara agakorakora inkumu umubiri wose. Kandi harimo n'umukino wa karundura ari mu mukobwa witwa Fanete wajyaga aryamana na nyirarume, nabyo yabyubakiye ku nkuru yabayeho. Kandi iyo mikino yombi ikubakwa mu buryo busetsa bufasha abantu kuyikurikirana by'igihe kirekire kandi bakayikunda. Iwacu Kenisi nk'umunyamakuru byagenze gute? Yatangiriye itangazamakuru byaje gute? Igitaramo yateguye cyamubereye imbarutso yo kwinjira mu itangazamakuru ubwo cyaberaga kuri Kawash mu mujyi wa Kigali. Yahahuriye na Kamanzi ndetse na mugenzi we Kabera, bamugezaho umushinga bafite, binjira mu biganiro. Ibyo biganiro akaba ibyo byabaye ishingwa rya Radio Flash FM. Nyuma haje abashoramari bashya bashakaga gushinga City Radio FM. Kenisi asezera kuri Flash FM atangira gukorana na radio nshya yari yavutse mu murwa. Ntabwo nigeze nandika ibaruwa isaba akazi mu buzima bwanjye. Icyo gihe bantumyeho umuntu bati turashaka ko udufasha gutunganya ibiganiro. Ndibuka ko bampaye avance y'amezi 6. Ndagenda mbwira abo kuri Flash ni ko ngiye kugenda. Kenisi yaje gusanga abantu bari kubyaza umusaruro ubwenge bwe kandi ibyo akorera abandi nawe yashobora kubyikorera. Aza gushinga inzu itunganya amajwi ya A to Z Production. Yegera umuherwe ukomeye i Kigali Nkusi Godfrey aramubwira ati nagukoreye itangazo ryamamaza ariko ntunyishyure, ahubwo nkongerereho umpi iyo mudasobwa. Yegera ndamwaka mixer nawe ati ntabwo mpita nkwishyura ariko nyuma y'ukwezi nzakwishyura. Nyuma ahita abona ikiraka cyo kwigisha Adobe dore ko yasaruyemo arenga miliyoni 3,700 y'amanyarwanda yishyura abamukopse. Kenisi yazanye ibyo gushinga radio bamuha inkwenene. Ese byaba byaragenze gute bamuha inkwenene? Byagenze gute? Yabyitwaye mate? Ese yahise acika intege? Oya, ntabwo yahise acika intege nubwo bamuhaye inkwenene bakamuseka cyane. Kenisi yaje kuzana igitekerezo cyo gushinga radio ye bwite atijwe umurindi n'ibiraka byinshi yari afite icyo gihe. Kenisi ati naribwiye nti ndakorera abandi, ndazinduka rimwe na rimwe n'umushahara ntuboneke kuko icyo gihe byari bigoye cyane. Ariko njyewe nzatekereza kwikorera ntangiye gusazara. Bibwira abagenzi banjye ntingiye gutangiza radio. Baranseka cyane barigaragura. Tugiye gutangiza radio? Barabiseka kandi cyane. Kenisi ariko wowe ntabwo yacitse intege ku ntego yari afite gutangiza radio. Urumva nabajyanye ahantu ndabagaburira, dufata icyo kunywa n'icyo kurya, ndangije ndababwira nti mfite umushinga ndashaka gukora radio mukaba abafatanyabikorwa. Baraturika baraseka cyane imbavu zirabarya. Ntacyo nimwinywere kandi mwirire. Nuko turatandukana icyo gihe ndagenda, ariko ngenda n'ubundi igitekerezo ari cya kindi. Kenisi nibwo yabonye umushinga utarwaga uterwa inkunga n'ikigega cya Norvège People Aids cyafashaga imiryango yigenga abageze
atekerezaho igitekerezo cyo gufasha abaturage kubona amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba akanabinjiriza agafaranga ari ubagemura ibikoresho n'amagare y'abakangurambaga. Kenisi ati kuko ntari mfite ubushobozi bwo kubitumiza mu Bushinwa kandi kubigura hano ku isoko byari bihenze, nakoranye n'umuntu ukomeye wo muri Uganda akabivana mu Bushinwa akabigeza muri Uganda, nanjye nkajya kubizana nkabizanira abagenerwabikorwa. Kenisi ati siravuga umubare w'amafaranga nakuyemo ariko narungutse cyane pe uburyo bushimishije. Radio One cyangwa se Radio One yatangiriye mu rugo iwe i Gikondo aho yabaga. Kuguha umurongo wa radiyo ivugiraho byari bigoye ariko narabisabye mu mafaranga mbonye nkaguramo ibikoresho nkabibika. Ati Radio One yatangiye mu buryo butangaje, yatangiye mu rugo iwanjye i Gikondo mu nzu aho nari mfite production, nyivanaho nshyiraho radiyo nzamura antene. Uburenganzira twari dufite bwari ubwo gukorera ahagenewe iminara za Jari na Rebero. Kenisi urayashakishaga radiyo ikayibura, gashakiraho radiyo ivugira ariko ikayibura. Rimwe baza gukoresha ikoranabuhanga ryabo babona imiyoboro ko ivugira hafi hari i Gikondo uko ruriranyandikira, ariko nyuma yaho nza kubinyuza mu buryo kandi bwiza. Radio One itangira gutyo hari mu mwaka w'2012, ariko mu mwaka w'2013 nibwo twatangiye gukora neza. Dore ko yatangiriye mu bibazo bya mikoro make ariko igenda ibyigobotora, dufite intego yo gutangiza na televiziyo kandi ibyo byose twabigezeho. Dore ko TV One yavutse ku itariki 18 Mutarama mu 2014. Ati dutangira TV One twari dufite amadolari 5,000 yonyine. Sinzimba byaguriza imashini zose mubona ahangaha dukoresha ubu, twakoreshaga ibintu biri analogue. Ubu twabivuyeho rero, nyamara imashini ubwayo twayiguza amadolari arenga 1,000. Turumva ayarahari ntiyari kugura amatara, kamera n'ibindi bikoresho bitandukanye, ariko nkababwira ntitugomba kubikora kandi tukagera ku ntego yacu, maze abantu bagaseka cyane bakumirwa. Kenisi yakodesheje kamera 2 buri kwezi akakamwishyura arenga amadolari 5,000. Azana abafundi bamufasha kubaka igice gitanga urunyurane rw'amabara muri studio ariyo bita green board, ariko kubera ubushobozi buke muri studio ashyiramo amatara yo mu nzu na mixeri. Nuko mbwira uwo muntu wimpaye nzakwishyura mu cyumweru gitaha. Kenisi yakomeje agira ati kugira ngo umuntu asome inkuru byaragoranaga cyane uko umuntu yahagararaga guhera muri studio tugatonda umurongo, umwe agakora undi akavaho, umwegereye nawe agasoma inkuru akaba ari we umuha ikimenyetso ko atangiye, tukagenda nyine muri urwo ruhererekana. Urumva ntabwo byari byoroshye, byari bigoye. Icyo gihe ngo bifashishaga kamera bita imbangukiragutabara. Ati tugahitisha ibishusho bibiha ariko birimo ikintu, abantu barabikunda kuko nta kundi byari kugenda, ubundi bakareba umuziki. Kenisi ati twatangiye kubona amasoko, buri bikoresho bigezweho, ndetse haza no kugera amenyana n'umunyafilipine ukuriye uruganda rukomeye, ankopa ibindi birenga amadolari 600 nta n'igiceri cy'icumi muhaye. Kenisi ati tumaze kubona ibikoresho twakoze nk'abasazi, turakora ariko byo kwiyahura. Muri uko kwezi tubona abakiriya, nari namubwiye ko nzamwishyura mu mezi 3, namwishyuye mu kwezi kumwe n'igice. Ati urugendo rwatangiye icyo gihe radio na televiziyo byakoreraga ku Muhima, tuza gusanga ari hato cyane. Hanyuma dufata gahunda yo kwimuka, twimukira ku nzu ya Kacyiru iri munsi y'umurenge wa Kacyiru, gusa yari itaruzura neza. Twarayivuguruye tuyitanga harenga miliyoni 42 z'amanyarwanda. Kenisi ati twavuye ku madolari 5,000 tugera ahantu ubu ngubu twavuga ko ibikoresho dufite uvanyemo wenda RBA nta yindi televiziyo iturisha ibikoresho byinshi, uko twaje kongeramo n'ibindi byinshi. Nk'uyu munsi ubaza ibikoresho dufite tabariyemo n'inzu turakabakaba hafi amadolari 370. Ubu TV One imaze kugwiza abakozi barenga 50 ndetse ifite inzu ikoreramo yavuye mu nyungu z'ibikozwe mu gihe gito imaze gushingwa. Kenisi avuga ko TV One ishobora kuba iri mu bigo bya mbere bitanga umusaruro mwinshi mu itangazamakuru kubera uburyo yaguka buri munsi. Imfura y'iwacu Kenisi yasobanuye ko yubahirije ibyo yasabwaga byose n'urukiko. Kenisi ati ntabwo nakwirengagiza na RBA, ariko twebwe dushobora kuba turi aba kabiri. Abakozi bacu babona ibibagendaho byose, amakonji, ibiribwa. Uyu munsi twubatse ikigo dutekereza ko kitariho uyu munsi ahubwo kigomba kubaho mu binyejana bindi. Uyu munsi TV One na Radio One bifite ingengo y'imari kabakaba miliyoni 30 z'amanyarwanda asohoka buri kwezi. Nubwo imbogamizi zitabura zirimo abakiriya bakopa bamwe ntibabishyure, nyiri TV One
na Radio One nubwo byose ari byo ariko nawe ni umukozi kuko afitemo imirimo myinshi igiye itandukanye. Imbere hari urwererane. Kenisi akomeza agira ati TV One igitangira wari umuriro, ariko impamvu ni iyi: abantu ntabwo bari bamenyereye itangazamakuru risesuye. Bumvaga ko itangazamakuru ari rivuga riti bubatse amazi ariko ntirivuge ko amazi yabuze. Hari abumva ko itangazamakuru ari rivuga ko hatanzwe igirinka, rivuge ko hari abazibye. Icyo gihe hari n'abavugaga ko batazaduha amasoko, ariko nje nkumva ko igihugu kitatera imbere mu gihe leta tegura gahunda nziza zigakomwamo. Twe duhitamo kunenga ibitagenda neza. Kenisi ati hari n'abatwitaga amazina ntazi, ariko uyu munsi baravuga bati ahubwo itangazamakuru rimeze gutya ni sawa. Niba ari ugukorera abaturage rigomba kubumva kandi rikabafasha mu buryo bw'itangazamakuru nyine. Kenisi avuga ko kugaragara muri gahunda ze z'igitangazamakuru cye terwa nuko isoko ringana cyane, ko kwishimira kuba umuyobozi ugezwaho raporo z'ibyakozwe nawe rwose byamubera. Wenda nanjye nzicara nduhuke kuko ndakora cyane, atari uko wenda ari ubushake no gukunda kwiga, nuko usanga hari ingengo y'imari ntashobora kurenza. Mu gihe ikoranabuhanga rikomeje gufata indi ntera, ese TV One na Radio One ni izihe ntego zindi zifite? Kenisi ati mu gihe ikoranabuhanga rikomeje gufata indi ntera, TV One ifite gahunda yo gucuruza iby'itangazamakuru uretse kuba wari ufite televiziyo gusa, aribyo bita video on demand. Umuntu yaba yacitswe n'amakuru akaba yayareba yishyuye amafaranga runaka. Harimo n'ubufatanye n'abarimu b'inzobere bazajya batanga amasomo y'ubumenyi yakorohera abanyeshuri kubyumva, ku buryo umubyeyi ashobora kwishyura ifatabuguzi rigenewe umwana we mu masomo arimo imibare, ubugenge, ibinyabuzima n'ubutabire. Kenisi yishyuye Nyagatare miliyoni 25 z'amanyarwanda ngo ave mu banyamigabane ba Radio One. Nyuma y'igihe kirekire humvikana amakimbirane hagati y'abanyamigabane ba Radio One, yanatumye bagira mu rukiko rw'ikirenga. Kakosankuriza Charles uzwi nka Kenisi yasinye amasezerano yo kwishyura Nyagatare akava mu banyamigabane ba Radio One. Amasezerano y'ubutane mu bafite imigabane muri Radio One Rwanda Limited agaragaza ko Kenisi yishyuye Nyagatare miliyoni 25 z'amanyarwanda kugira ngo ave mu banyamigabane bayo. Abashoramari baziranye cyane mu mushinga wo gutangiza Radio One, by'umwihariko Kenisi nk'uwagize igitekerezo akanabishyira mu bikorwa, yaje gushaka uwo bafatanya kugira ngo imirimo ikomeze kugenda neza, ko kwegeranya Nyagatare amugurisha imigabane. Gusa nyuma yo kugurisha iyi migabane hari ibyo batumvikanyeho byaje kugeza naho itabaza inkiko. Mu kiganiro Kenisi yagiranye n'Igihe yavuze ko yarangije kwishyura miliyoni 25 z'amanyarwanda tariki ya 5 Ugushyingo mu 2017 nk'uko babyumvikanye. Yagize ati narangije kumwishyura nta kibazo, njye na Nyagatare nta kibazo ubu dufitanye. Urwandiko bashyizeho umukono imbere ya noteri tariki ya 6 Ugushyingo mu 2017 rugaragaza ko imigabane ya Nyagatare ingana na 50% ifite agaciro ka miliyoni 35 z'amanyarwanda azaba yeguriwe Kakosankuriza Charles ariwe Kenisi, kandi ko amasezerano y'ubufatanye bari baragiranye kwa 29 z'ukwa 5 mu 2011 azaba ataye agaciro. Kakosankuriza Charles ariwe Kenisi akaba yaregukanye imigabane 100% ingana na miliyoni 70 z'amanyarwanda za Radio One. Kenisi na Nyagatare bakaba barumvikanye ko nta nkurikizi n'imwe izahabwaga Nyagatare Jarike muri Radio One Rwanda Limited uhereye igihe yayigiriyemo kugeza igihe yayiviriyemo, ku bibazo byose byayibazwa. Bivuze ko Kenisi ari nyiri TV One na nyiri Radio One mu rugendo rwe rutari rworoshye, kandi n'ubu ngubu akaba agikomeje, akaba ari umukozi nk'abandi muri icyo kigo cye cya TV One na Radio One. Ati iyo ndimo gukora nanjye mba ndi umukozi nk'abandi, ntabyo kuzana ububose, ntabyo kuvuga ngo ndi nyiri ibi bikorwa. Kenisi ati bukene ni nk'intare, iyo wirangayeho burakurya. Wakoze kandi gufata uyu mwanya, wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga nk'ibisanzwe ndi Niyonkuru Carine, ariko iyi ni Niyonkuru Media. Ubibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Jya wariko kandi icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media. Ushaka ko hari uwo tugarukaho cyangwa tuvuga amateka ye, yaba amateka y'ibintu cyangwa abantu, amateka y'ibyamamare ndetse n'abandi bantu batandukanye, wabinyuza hano muri comment section tukazagaruka tubivugaho mu buryo burambuye.